Ibisi bya Huye. Ibisi bya Huye ubu biherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Ni uruhererekane rw'imisozi miremire ruhagarariwe n'umusozi wa Huye ureshya na metero 2400 z'ubutumburuke. Uyu musozi wa Huye wavuzwe cyane mu mateka y'u Rwanda kuko uvugwaho umukecuru wahimbwe akazina ka Nyagakecuru bivuga ko yari yarigometse ku mwami. Uyu Nyagakecuru yamenyekanye cyane ku ngoma y'umwami Ruganzu wa II Ndoli. Amateka atubwira ko mu bisi bya Huye hatari mu Rwanda, ko ahubwo hari mu bwami bwa Bungwe. Akaba ariyo mpamvu ku ngoma y'umwami Ruganzu wa II Ndoli yifashishije ingabo ze zitwaga ibisumizi bakajya gutera ubwo bwami kugira ngo bigarurire ako gace kari gatuweho n'uwo mukecuru wari warigometse ku mwami w'u Rwanda, ariko byari no mu ntego zo kwagura mu bwami bw'u Rwanda. Bivugwa ko Ruganzu Ndoli n'ingabo ze zitwaga ibisumizi batorohewe na gato kwigarurira ubwo bwami kubera ko bwari bwubatse ku musozi muremure wa Huye kandi urugo rwa Nyagakecuru rukaba rwari rusobetse cyane. Umwami Ruganzu nibwo rero yigiriye inama yo kujya kuraguza, maze indagu zimubwira ko intsinzi zigomba kuba ihene. Ubwo yahise afata igitekerezo cyo kugabira Nyagakecuru ihene, nuko arazijyana ajya kuzimutura. Izo hene rero zarororotse cyane maze zitangira kujya zirya ya mihati na bya bitovu byari bisobetse rwa rugo rwa Nyagakecuru. Mu myaka yakurikiyeho umwami Ruganzu Ndoli amaze kumugabira izo hene, zaragiye zica imyenge muri rwa rugo, maze ingabo z'umwami Mutara Nsoro wa II Semugeshi wari umuhungu wa Ruganzu Ndoli, akaba yari yarasimbuye se, zinyura muri ibyo byuho maze ziragenda zica Nyagakecuru n'ingabo ze, maze mu bwami bwa Bungwe bwomekwa ku Rwanda gutyo. Benginzage wamenyekanye ku izina rya Nyagakecuru mu bisi bya Huye yatwaye icyo gihugu cy'Ubungwe mu kinyejana cya 16. Benshi bari bamuzi nk'igishegabo, akaba yari n'umunyabwenge cyane wabaga mu bushorishori bw'umusozi muremure wo mu bisi bya Huye. Ubusanzwe ibyo bisi bya Huye twababwiye ko ari uruhererekane rw'imisozi miremire iba iri ahantu hamwe. Twababwiye kandi ko uyu musozi ari umusozi muremure mu yindi biteganye, wambaye ishyamba ririmo ibiti byinshi bitandukanye bya kimeza. Ni umusozi ufite amahumbezi meza cyane. Reka rero tubabwire ku mateka y'uyu mukecuru bari barise Nyagakecuru, wari uzwi ku izina ubundi ryiwe bwite ryitwaga Benginzage. Uwo mukecuru Benginzage yari atuye mu bisi bya Huye, yatwaye igihugu cy'Ubungwe mu kinyejana cya 16. Benshi bari bamuzi nk'igishegabo kandi akaba n'umunyabwenge wabaga mu bushorishori bw'umusozi muremure w'ibisi bya Huye. Ijambo ibisi risobanuye uruhererekane rw'imisozi. Umusozi muremure Nyagakecuru yari atuyeho ureshya na metero 2400. Kuwuterera n'amaguru uhagurukiye ahitwa Isovu, ku bantu bazi kugenda bazi kuzamuka umusozi bisaba hagati y'iminota 50 n'iminota 90. Nyagakecuru ryari izina yari yarahimbwe. Yarindwaga n'ingabo ze ndetse n'inzoka karundura y'uruziramire. Urugo rwe rwari rugoswe ruzengurutswe n'inzoka y'uruziramire nini cyane yabaga mu bikingi by'amarembo, ku buryo nta muntu waharengaga kumutera ntago byari byoroshye. Nyuma y'urupfu rw'umugabo we yitwaga Samukende, yaje kuzungurwa na Rubuga, nibwo Ruganzu wa II Ndoli mwene Ndahiro wa II Cyamatare yigaruriye agahugu ka Bungwe, ariko nabwo bimusabye ubwenge bwinshi cyane. Mu bisi bya Huye hejuru hari ikizenga. Iyo uhageze uhabona ikizenga kimeze nk'akayaga gatoya gihora kiretsemo amazi atajya akama. Bivugwa ko ariho Nyagakecuru yogeraga. N'ubu iyo ugiyeyo ayo mazi urayahabona. Nyagakecuru yaje gutsindwa ate n'umwami Ruganzu? Reka nabyo tubibanyuriremo tubibabwire.
Ruganzu wa kabiri Ndoli nawe amateka agaragaza ko yari umwami uzi ubwenge cyane kandi akagira n'ingabo zitwaga ibisumizi zari inkazi cyane. Ku ngoma ya Ruganzu Ndoli yageze ubwo yigarurira uduce turimo Ruhashya na Mara ho mu Busanza bw'Epfo. Ubu ngubu aho ngaho habaye mu karere ka Huye mu murenge wa Ruhashya. Icyo gihe uriya muhinzakazi witwaga Benginzage wari ukomeye cyane ariwe bitaga Nyagakecuru Mukasamukende, yari atuye ku gasongero k'ibisi bya Huye. Akaba yari atwaye ubwami bw'Abanengwe mu gihugu cy'Ubungwe, cyari gikomeye cyane kuko cyageraga no ku Burundi. Ngo Nyagakecuru yari yarigometse cyane ku buryo yari yaranze guhakwa ku Rwanda, ndetse yari yaranze no gutura amaturo umwami Ruganzu. Ruganzu yagerageje kohereza udutero shuma kwa Nyagakecuru, ariko ingabo ze zigakubitwa inshuro zigasubira inyuma. Ibirari by'amateka rero byerekana ko Ubungwe bwaba bwarashinzwe mu mwaka wa 300 nyuma ya Yesu. Aho hari undi muntu wamenyekanye mu mateka y'ubwami. Ubungwe cyari igihugu kitisukirwa. Bamwe mu bami batwaye icyo gihugu harimo Mungwe, Karama, Rwamba, Samukende na Rubuga. Ingoma ngabe ya kiriya gihugu yari Nyamibande. Umugabo wa Nyagakecuru Samukende ntago yavugwaga cyane kuko umugore we yamurushaga ijwi, yari umugore w'igishegabo, byatumaga rero umugabo we atavugwa cyane. Reka dukomeze tubabwire uko Ruganzu yaje kuzimya ingoma ya Nyagakecuru. Umunsi umwe umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli yashatse kwigarurira Ubungwe hagati mu mwaka w'1510 no mu 1543 mu rugamba rwo kwagura u Rwanda. Nuko yohereza y'abatasi kugira ngo bamwigire neza, azabone uko amutera, amurimbure nk'abandi bahinzi. Ibyo byari intego ye. Nyagakecuru yari afite urugo rw'inzitane cyane hejuru mu bisi bya Huye ku gasongero k'umusozi. Urwo rugo rwari rukikijwe n'amatovu menshi cyane, ariko hakaba n'inzoka y'inkazi yabaga mu bikingi by'amarembo ku buryo nta wapfaga kuharenga. Nuko abatasi ba Ruganzu baragenda bageze kwa Nyagakecuru kugira ngo bazamucakire bitagoranye cyane. Ruganzu bamugiriye inama yo kumworoza ihene, nuko amushukisha kumugabira ihene nyinshi, maze za hene zihageze ziragenda zirya amatovu yari akikije urugo rwe, n'ibisura byose byari bihari zirabirya. Nuko zirangije zicamo ibyanzu, na ya nzoka ikajya ibura aho yihisha. Yari inzoka nini karundura yakundaga kuba mu bikingi by'amarembo, nayo ifata nzira irahunga kuko itari kibona ahantu yakwikinga. Nuko ingabo za Ruganzu zitwaga ibisumizi zaje gutegura rero ibitero bigamije guhitana uwo mwamikazi Nyagakecuru. Birazorohera cyane kuko hari haramaze ibitovu byose n'ibihuru byari byaravuyeho, zari zaraciye ibyanzu muri rwa rugo rwe. Hanyuma ingabo rero zaje kugenda zinyura muri bya byanzu. Ibisumizi rero byaraseseye bihinguka kuri Nyagakecuru, biramufata biramwica. Ibirari by'amateka byerekana ko ibi byabaye hagati y'umwaka w'1510 n'1543. Nyuma y'urupfu rw'umugabo we Samukende waje kuzungurwa na Rubuga, nibwo Ruganzu wa kabiri Ndoli mwene Ndahiro wa kabiri Cyamatare yigaruriye agahugu ka Bungwe. Nyagakecuru na Rubuga wa Samukende baguye muri icyo gitero, ndetse n'ingoma ngabe Nyamibande ijyanwa ibwami kwa Ndoli. Benshi mu basigaranye ibisigisigi by'aya mateka bemeza ko Ruganzu Ndoli kugira ngo atsinde Benginzage byamusabye ubwenge bwinshi, kuko yagombye kugabisha ibitero bibiri. Kimwe cyoherejwe kwa Nyagakecuru, ikindi cyoherezwa ku ngabo zakundaga kunganiriza Nyagakecuru zitwaga Imparabanyi. Izi zari zituye mu rusobe rw'imisozi hafi aho mu bisi bya Kigasari. Ubu hari uruganda rw'abacuzi b'Igishamvu, bakabamo uwitwaga Mba wari intore cyane mu kumasha no kwizibukira. Uyu Mba nawe yaje kwicwa muri icyo gihe mu ihirikwa rya Nyagakecuru,
asiga insigamigani igira iti habe na mba. Iyo bavuze ngo habe na mba baba bashatse kuvuga ngo nta cyasigaye, nta na kimwe cyasigaye, habe na mba, byose byarangiye. Kuri ubu iyo uri mu bushorishori bw'ibisi bya Huye ubona itaba ryari ryubatsemo amazu ya Nyagakecuru, ubona kandi ibisigisigi by'ibimera byerekana ko hahozwe hatuye birimo amatovu make n'utundi twatsi dukunze kumera ahantu hahoze ifumbire y'urugo. Ubona kandi ikizenga gito kiretsemo amazi kandi kitajya gikama. Rwagati ku musozi ubona agace kitwa ku Kabakobwa. Ako Kabakobwa rero abakobwa niho bahuriraga kera bavuye guca imyeyo. Imyeyo yitwaga iminyereri yavaga mu nshinge, ziriya nshinge zimera ku gasozi. No gutashya inkwi barahageraga bakicara bakaganira bakavuga amabanga yabo. Aha kandi hagaragara agataba bakundaga kwicaramo. Kuri ubu itaba ryari ryubatsemo amazu ya Nyagakecuru, n'ubu ubonamo imyobo yerekana ko koko hashobora kuba hari urugo. Ese kuki Nyagakecuru yari yaragiye gutura ku gasongero k'umusozi hejuru cyane? Inzobere mu by'amateka Karangwa Jerome ivuga ko ubundi abatware n'abategetsi bo hambere baturaga ku misozi hejuru mu rwego rwo kugira ngo birohere kwitegera ibihugu cyangwa se uduce babaga batwaye cyangwa se babaga bayoboye, ariko kandi hari no mu rwego rwo kugenzura umwanzi, kuko umwanzi washakaga gutera yajyaga guterera umusozi yatahuwe kare. Ku itongo rya Nyagakecuru hashinze icyapa gisobanura amateka y'uyu muhinzakazi na Ndori mu kinyejana cya 16. Bavandimwe, nshuti zacu, naha dusoreje tubabwira amateka ya Benginzage wari warahimbwe Nyagakecuru, wari uzwiho ubushegabo bukomeye cyane. Dusoje kandi tubashishikariza kuzasura uyu musozi ibisi bya Huye uherereye mu karere ka Huye, mukawuzamuka mu rwego rwo kunanura ingingo, kuko akenshi ni umusozi uterera, abantu bashobora guterera bananura ingingo, ariko kandi bari no mu bukerarugendo. Muzahagere murebe amateka arishushanyije, kandi mwumvise neza yuko hari n'icyapa kihamanitse gisobanura iby'uyu mwami ndetse na Nyagakecuru. Murakoze cyane, mukomeze mukore subscribe kandi mukore share, mushyireho na komenti z'ikindi kiganiro cyose mwamwifuza ko twabakorera ku mateka y'igihugu cyacu.